Abakunzi ba Indege News ndabasuhuje kandi ndabashimira uburyo mukomeje kubana natwe mubitugaragariza mu bitekerezo muduha kugira ngo Indege News ikomeze gutera imbere umunsi ku munsi. Ese wari waganira n'inshuti yawe ukayibaza icyo ikora nayo ikagusubiza ko ikora ku kibuga cy'indege ikabikorayo akazi k'ubumashara? Wahita wibaza uti ese Mashara ni muntu ki? Mashara se akora iki ku kibuga cy'indege? Cyangwa se nanone ukibaza uti ese ku bibuga byose by'indege Mashara arahaboneka? Reka tuganire twungurane ibitekerezo kandi turebe akazi ka Mashara. Gusa reka mbanze ngushimire wowe wakoze subscribe, nawe utarakora subscribe reka ngusabe kugira ngo udutere inkunga nawe uduhe subscribe, like, comment kugira ngo ibiganiro bya Indege News nawe bijye bikugereraho igihe twagiye. Ubundi Mashara ni umukozi ukora ku kibuga cy'indege aho zihagarara, akaba akoresha ibimenyetso kugira ngo abashe kuyobora no kuvugana n'abapilote batwaye indege kandi nawe abafashe guparika indege neza. Ubu buryo bwa mashoringi bwaje bukurikira ubundi buryo bwari busanzweho, aho abapilote bakoresha radiyo bakabasha kuvugana n'abandi bakozi baba ku bibuga by'indege bashinzwe kuyobora indege. Hari ibikoresho rero biranga Mashara. Mu bikoresho Mashara aba afite harimo umwenda ugarura urumuri cyangwa se reflecting vest, hakaba harimo ingofero ishinzwe kurinda umutwe cyangwa se helmet, hakaba harimo uturindantoki cyangwa se gloves, hakaba harimo ama ekuteri kandi hakaba harimo n'udukoni dutoya dutanga urumuri mu gihe cya nijoro, utwo mu cyongereza twitwa ni marshalling wands. Rero ku bibuga by'indege binini niho dukunze gusanga aba bakozi ba Mashara, kuko usanga hari amaparikingi y'ubwoko bwinshi. Hari nka parikingi z'indege z'abagenzi, parikingi y'indege z'imizigo, parikingi y'indege ntoya cyangwa se ama private jet, ugasanga hari na parikingi zitaruye izindi kubera zifasha mu gihe cyo kugoboka, tuvuga nk'indege yafashwe n'inkongi cyangwa se hari imodoka yafashwe n'inkongi, iyo parikingi akaba ariyo yifashishwa mu gukemura icyo kibazo. Buri gihe rero mu guparika kw'indege kuba kuyobowe na Mashara, kuko Mashara abasha kubona mu mpande zose, akaba yabasha kubona ibintu byabangamira cyangwa se byakitambika indege kuruta uko pilote uri mu ndege yabasha kubibona. Rero reka turebe uko Mashara akora ibimenyetso bye kugira ngo abashe kuyobora indege. Iyo Mashara azamuye amaboko arambuye aba ashaka kumenyesha umupilote ko yiteguye kumuyobora. Iyo indege ije mu cyerekezo Mashara arimo, Mashara arambura amaboko ayerekeje imbere, ayerekeje ku ndege. Niba ashaka ko indege ikatira iburyo, ni ukuvuga ngo ukuboko kw'ibumoso kwa Mashara kuzaba kurambuye mu cyerekezo cy'ibumoso, ukw'iburyo kuzasigara gukora ikimenyetso. Icyo gihe azaba ari kubwira indege yuko igomba gukatira mu cyerekezo cy'iburyo. Mashara nimba ashaka ko indege ikatira mu cyerekezo cy'ibumoso, ni ukuvuga ngo ukuboko kw'iburyo kwa Mashara kuzaba kuzamuye, naho ukuboko kw'ibumoso kuzaba gukora ikimenyetso kwereka indege yuko ikatira mu cyerekezo cy'ibumoso. Niba Mashara ashaka ko indege igenda buhoro, ni ukuvuga ngo Mashara azamanura ya maboko ariko agumye gutanga ibimenyetso amaboko ye amanuye. Kugira ngo indege ihagarare, Mashara azazamura amaboko ubundi ayanyuranye asa nk'ukora ikimenyetso cyo gukuba. Nimba ashaka ko kubwira ko pilote agomba gufata feri, azafunga igipfunsi akoresheje ukuboko kumwe abwira pilote ko agomba gufata feri. Azaba abwira pilote yuko agomba gufata feri yageze ahantu ho guhagarara. Ikindi twavuga, nk'iyo Mashara yongeye akazamura amaboko akayahuza, ababwira pilote yuko indege yamaze gushyirwaho ikigingi cyangwa se chokes. Ikigingi ni ikintu cyo gutega ipine ry'indege kugira ngo ibiro bitaza kwibana byinshi ikaba yabasha kugenda kandi yari paritse.
Mashara wibazaga rero akaba ari uyu nguyu twaganiriyeho ufasha kuyobora no kuvugana n'abapilote kugira ngo babashe guparika neza. Mashara akaba akora akazi gakomeye haba mu mvura haba no mu mbeho. Mashara akaba abasha gukora akazi ke kugira ngo indege zibashe guparika neza. Ikiganiro cyacu rero kirangiriye aha ngaha, naho utaha nakagaruka, ariko reka ngusabe wowe utarakora subscribe kugira ngo udutere inkunga, uduhe subscribe, like, comment mu kiganiro cyacu cy'ubutaha kugira ngo bizakugerereho igihe. Bye bye.